tambira imana tambira imana tambira imana eh bana amahoro y'umugisha hano ikwishimire izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku Izabisoza TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire, ibaye kuba mu gihugu cy'Uwiteka, Imana yanyu ibaha ibanezeze. N'ubundi turi kumwe na Felicien. Waramutse neza Felicien? Mwaramutse neza. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kuri twese Meze mute? turashima Imana. Mu kanya dukore ko tugiye gukora igice cya kabiri, twaza turi kuganira duha ubuhamya, ariko uravuga uti si ntaha ntabyimye ku Izabisoza TV. Nanjye rwose ndabyishimira cyane. Muri ibyo byose ni iki gituma ukunda kubyina? Ikintu gituma nkunda kubyina bundi nasanzwe no guhimbaza Imana. Kandi nabonye mu kubyina umuntu arabohoka, ukumva ugiranye ubusabane n'Imana. Ibyo rero biri mu bintu bimfasha, biranezeza. Numva rero iyo mbyiniye Imana mbohotse kandi nkumva nayihimbaje, nayo ubwayo nkayumva ndayinejeje. Yego. Muri ibyo rero hari hano abadukurikiye, ndagenda nshyiramo indirimbo ugende udufasha kugenda nanjye nguha rugari maze ubyinire Imana. Hari indirimbo yitwa Izaca kandi kayira. Yego. Izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, muri za nzira zirenga igihumbi. Izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, muri za nzira zirenga igihumbi. Amahirwe ya kabiri, nubwo ubona ibimenyetso byasibanganye, haracyariho gutabarwa. Akagezi kareti nubwo kakame, burya Imana dusenga ni Imana y'inyangamugayo, ifite inzira zirenga igihumbi. Kereti nikava muri serifati hari ubutabazi, izajya igenda iducira kandi kayira. Izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, muri za nzira zirenga igihumbi. Izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, muri za nzira zirenga igihumbi. Erega inzira zose zararangiye, hasigaye amasengesho. Amariba yabo abafilisitiya bamaze kuyasiba, ariko iyo wasenze n'ibiki kwishimira. Uhumure izaca kandi kayira, ababa ntacyo baguteye ubwoba buzabaga, kuko umuntu arya umutima, kuko si ubwa mbere Imana yigaragaza. Uhumure izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, izaca kandi kayira,
izaca kandi kayira muri za nzira zirenga igihumbi, izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, izaca kandi kayira muri za nzira zirenga igihumbi. Yego 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 yego. Yego, yego, yego. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu, nimugire ubwo bizaca kandi kayira. Unyanyagiye Imana iguha ibijigo ntabwo yaribeshe, yari izi ko nawe ugomba guhekenya. Hari abantu bigize abanyabwenge batubaha Imana, ntibakagutere gutuka Imana. Uhumure izaca kandi kayira. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire, nubwo ibi bimeze bityo ariko muhumure, Imana izaca akandi kayira. Iyi ndirimbo izaca akandi kayira wayihimbye ugendeye ku kintu byari byagenze bite? indirimbo njya kuyihimba nari mfite izindi ndirimbo nyinshi, ariko mbigeze aho mbona twe tugeze nibwo bwa mbere nari numvise itangazo rica abazunguzayi mu mihanda kuzunguza. Urabona ko kenshi abantu batungwaga no kuzunguza bazi ko ari cyo kintu kizabatunga. Mbese ubuzunguzayi nibwo nari numvise itangazo ko bitemewe. Yego. Nuko noneho njye kumva numva Imana impari iriya jambo rivuga ngo izaca kandi kayira. Mbese numva rije nk'ubuhanuzi, numva nanjye niyumvishemo kubwira abantu ko nubwo batanazunguza babaho Imana izabacira kandi kayira. Yego. Numva rero Imana rije riremereye, numva Imana irarikujije muri njyewe, nanjye numva ari ubuhanuzi buje. Ibyo ari byo byose ntekereza ko iyo bavuze ubuzunguzayi ntabwo ari kuri uyu muntu agenda azunguza utunyanya cyangwa se ibumbo mu muhanda, ahubwo hari n'igihe ubona ubuzima umuntu abayemo bwose bumeze ari nko kuzunguza. Uyu munsi ari hejuru hano byanze ariko mba numva ari ubuhanuzi Imana yampaye kugira ngo mbwire abantu ko bihangane, Imana izajya ibacira kandi kayira, kuko na Bibiliya niko ivuga. Yego. Urakoze. Muri uko ese hari umuntu w'iwawe, umugore wawe cyangwa wowe ubwawe ujya uzunguza kugira ngo bikuremerere cyane? Byari byaje gute? Nawe yaba itangazo gusa cyangwa nawe arazuye? Oya, umudamu yigeze kubikora ariko urumva arabiretse nta kibikora. Okay. Hari indi ndirimbo rero yindi naje kubona nayo yanejeje cyane, indirimbo ivuga ngo itanura. Ubuzima byari bimeze bite Felicien? Iyi ndirimbo ivuga nise ngo itanura. Iravuga ngo ryatanura Yesu yararizimije. Mubwira abantu baricanye, mubabwire ko Yesu yarangije kurizimya. Ubundi niko ivuga. Iyi ndirimbo njya ku abaricanye mubabwire ngo umwami Yesu yarangije kurizimya. Ninde ari wo gucana itanura? Iyi ndirimbo ubundi njya kuyiririmba nakubwiye ngo mfite abana 6 mu kiganiro twakoze ushize. Mu bana 6
ngewe nafashemo umukuru mutuma guhaha, mutumye guhaha ajya guhaha ubugari, agiye guhaha ubugari agaruka ambwira ngo namuhaye amafaranga make. yego ese kubera iki? arambwira ngo asanze ngo ikiro cy'ubugari ngo kiri kugura 1000. kandi ngewe nari nzi ko ubugari ari byo biryo wenda abantu bakunda kwifashisha byoroshye, biri hafi biboneka vuba. ambwiye ngo ikiro kiri kugura 1000 cy'ubugari, numva ngize ubwoba. yego ngize ubwoba ndavuga se umuriro uraza. ikiro cy'ubugari gishobora kuba kigura 1000. nese ubwo nimba wenda umuntu yaryaga ikiro cy'ubugari ubu birasaba ko ubwo byikubye kabiri. ndavuga ni rero iri naryo nitanura. nese nimba ubugari buri kugura 1000, ikiro cy'umuceri kikaba kiri kugura 2000, ikiro cy'ibishyimbo kikagura 2000, ikiro cy'isukari kikagura 8,000, ibi bintu bimeze gute? numva naryo ribaye itanura. ndavuga ni noneho karabaye. njye kumva numvira ijambo rivuga ngo itanura ry'umuriro Yesu yararizimije, numva naryo ribaye ubuhanuzi, rije nk'ubuhanuzi. ndavuga ngo noneho ngiye kubwira abantu ko hari itanura Yesu agiye kuzimya. mu minsi mike njye kubona mbona hasohotse rya tangazo leta y'ubumwe yasohoye rivuga ngo ibiciro by'akawunga, ibiciro by'umuceri, ibiciro by'ibirayi byose byagabanutse. ubwo rero numva bihise bihura, nsanga hari itanura koko ryari riri ku bantu rizimye. ndavuga nti iyi ndirimbo nayo ngiye kuyiririmba. hari ijambo umwami yakubwiye rijyanye naryo? ni ukuvuga ngo ijambo nasomye rijyanye n'ibyo ngibyo ni uko hari igihe Yesu yigeze kuzimya itanura ubwo Saduraka na Meshake bari babacaniye itanura ry'umuriro bagiye kubajugunyamo. noneho Yesu akaza agahagarara muri iryo tanura akarizimya. yamara kurizimya umwami akagira iyerekwa, akaza kubona ko bari bajugunyemo abantu 3 ariko akabona harimo uwa 4. noneho agahita avuga ngo uwa 4 we arasa n'umwana w'Imana. rero ubwo nahise numva ko hari itanura, ubwo yazimije itanura ry'umuriro ryakaga hariya mwakiriya gihe cya Basaduraka, natwe iri tanura hari naho naririmbye ngezemo hagati mu bitero. ibi ngibi mbona wenda ibyo nitaga ko ari itanura, ngiye mbyita ngo ni umuriro wa buji. ndavuga ni rero ubwo yajimije itanura n'uyu muriro wa buji nawe uzazima. yego nuko nguko nabiririmbye. hari indirimbo iyi ryaravuzwe nayo, ipfa kuba ryaravuzwe nayo, ipfa kuba ryaravuzwe nayo. kera hariho umusaza witwaga Simiyoni, yari yarabwiwe nayo bazarama bazarama bazarama. ijambo Imana ivuze iraririnda ibihe n'ibihe, iraririnda ibihe n'ibihe, ipfa kuba ryaravuzwe nayo. kera hariho umusaza witwaga Simiyoni, yari yarabwiwe nayo bazarama bazarama bazarama. ijambo Imana ivuze iraririnda ibihe n'ibihe, iraririnda ibihe n'ibihe, ipfa kuba ryaravuzwe nayo, ipfa kuba ryaravuzwe nayo, ipfa kuba ryaravuzwe nayo. Haleluya. ijambo ry'Imana iririnda ibihe n'ibihe, niba yaravuganye nawe utuze. ijambo ry'Imana iririnda ibihe n'ibihe, ijambo ry'Imana iririnda ibihe n'ibihe, niba yaravuganye nawe utuze. ijambo ry'Imana iririnda ibihe n'ibihe. urakoze cyane. ripfa kuba ryaravuzwe nayo, n'irihe jambo cyangwa se ninde wahanuriraga?
cyangwa se niki washaka kumenyekanisha muri iyi ndirimbo? mbo ndashakaga kugira ngo mpumurize abantu bavuganye n'Imana, abantu bumvishe ijwi ry'Imana ariko bakabona bigenda bitinda, iby'Imana yababwiye ntibisohora, bakabona wenda bageraho bakanavuga batari ashobora kuba atari Imana yavuze, rimwe na rimwe akumva yanakwicira inzira. Nashakaga kugira ngo mbabwire ko Imana ariyo yavuze, ahubwo Imana ikomeje guhagarara ku ijambo yavuganye n'umuntu yavuganye nawe. Yego. Usibye ibyo, hari ikintu cyakubayeho ku buryo wumva mu mutima wawe iyi ndirimbo igenda iyungurura amarangamutima yawe? Muri makeya njyewe ndi mu bantu bari bafite ibyo babwiwe n'Imana. Hari igihe cyageze kubera ubuzima nagiye nyuramo, nanjye nkabona ko hari ibyo ari byo byose nshobora kuba atari Imana yavuze, nkumva ngeze mu gihe cyo gucika intege. Ariko iyi ndirimbo nanjye iyo ngeze aho ngaho, nubwo ari njye wayiririmbye, hari uburyo wenda umuntu avuga ibyanjye wenda yanabihaga, ariko iyo bigeze aho nanjye mpuye n'ibibazo cyangwa imbogamizi zituma nacika intege, iyi ndirimbo ndayicuranga nkayishyiramo, nkumva nongeye kugirira Imana icyizere, nkongera ngakomeraho nari ngiye kugwa nkabona ndaharenze. Indirimbo Dowegi ikubwira iki? Indirimbo Dowegi, nasomye Bibiliya nsanga hari amateka uyu mugabo navuze witwa Dowegi, musanga muri Bibiliya mu nkuru za Dawidi ubwo yahungaga akagera ku mutambyi witwa Ahimeleki. Inzara yari imwishe, noneho ajya gusaba umutambyi imitsima. Agezeyo hari umugabo witwaga Dowegi, ngo yari ari ahantu mu cyumba ari gusenga, ari mu masengesho. Noneho ngo uko Dawidi ari kuganira n'umwami, Dowegi areka iby'amasengesho, ahubwo aza gutega amatwi ngo yumve ibiganiro bari kuganira. Noneho Dawidi abwira umutambyi, aramubwira ati ndashaka imitsima hano muri iyi nzu. Umutambyi aramubwira ati nta mitsima ihari, imitsima isigaye ni iy'abahungu birinze abagore. aramubwira ati nta kibazo, natwe tumaze iminsi 3 mu rugendo, nta kibazo dufite, abahungu bacu natwe turejejwe. Aramubwira ati nta kibazo yijyane. Dowegi iyo nkuru aba arayumvise, arangije aramubwira ati none se nta n'intwaro yabisi iri hano muri hano? Aramubwira ati intwaro ihari nta yindi usibye inkota ya yindi wicishije Goliyati. Aramubwira ati nta yindi ko intwaro ikomeye nkayo, iyo nayo yime. Arayimuha. Dowegi ayo makuru aba arayamenye. Amaze kuyamenya, asoza amasengesho, ahita yiruka asanga umwami Sawuli. Aramubwira ati byakomeye, mwene Yesayi yamaze kukugambanira hamwe n'umutambyi, byarangiye, yamuhaye imitsima, amuha n'inkota, ibyawe igihe cyawe cyageze. Noneho ngo Sawuli aramubwira ati noneho reka uwo mutambyi aze n'abatambyi bose. Abatambyi bose ngo baraza, baza imbere ya Sawuli. Sawuli ategeka abasirikare ngo bafate abo batambyi babice. Abasirikare baravuga bati ntago twakora ikosa ryo kwica abatambyi b'Uwiteka. Sawuli ngo aribaza ngo none abo batambyi baricwa nande? Arahita avuga ati Dowegi wowe wabareze, naza ni wewe uza ukabica. Dowegi ngaraza afata inkota, agira gute, arabica. Mbona ibintu Dowegi akoze. Ubundi iyi ndirimbo nari nayise ngo Imana nta dini igira. Imana nta dini igira, kuko nakuruye ayo mateka y'uwo mugabo, nsanga Dowegi ukoze biriya bintu yarari mu masengesho. Bivuze ngo Imana si umudive, Imana si umuyehova, Imana si umusilamu, Imana si nyadepe. Bibiliya ivuga ngo mu mahanga yose, ahubwo njyewe nahise mvuga ngo mu madini yose, noneho ukora ibyo gukiranuka iramwemera. Amen. Yamara kumwemera, iyo imaze kumwemera imwemeza n'abantu. Nuko tugenda twigerere ku nkundura. Inkundura ndayicurangaho. Dore inkundura muranga. Hamani yafashe ijambo ryo kurimbura abayuda bose ngo bibagirane. Hamani yasongoye igiti ngo akibambe umuyuda Morodekayi. Erega umwami afite icyo apfana natwe, erega umwami
afite icyo apfana natwe, inkware y'inyabugingo izatorera mu itongo ry'uwayihigaga. Hamani yafashe ijambo ryo kurimbura abayuda bose ngo bibagirane. Igeragezo sisudire muhumure, kandi ntakiza kugeraho ukiruta icya mbere. Witerwa ubwoba n'ibihuma ntibizagushobora, ibishinyitse wabinyuzemo ntabwo byagushikuye. Erega akagabo gahimba kandi katarahagera. Yewe wa musozi we, mbese wiyita iki? Wa muyaga we n'uguhuha ntabwo uzadushobora. Iturwanira isaka ku manywa na nijoro, igacumacuma iminsi mibi ikicuma, maze ijoro ribita ukabona rirakeye. Ku manywa na nijoro irwana inkundura, erega akabyizi k'Imana karadusindagiza. Ku manywa na nijoro irwana inkundura, erega akabyizi k'Imana karadusindagiza. Ku manywa na nijoro irwana inkundura, erega akabyizi k'Imana karadusindagiza. Ku manywa na nijoro irwana inkundura, erega akabyizi k'Imana karadusindagiza. Haleluya. Amina. Amina. Akabyizi k'Imana karadusindagiza. kuki utakise ikibyizi? Kuki utakise ikibyizi? Impamvu hari uburyo kera umuntu yabaga afite nk'umurima, noneho umuntu akifata akavuga ati ibyo ari byo byose runaka reka njye kumuha akabyizi. Ni umubyizi w'umunsi umwe. Ni umubyizi w'umunsi umwe. Bishatse kuvuga iki? Hari uburyo wenda ikinyarwanda kigora, wajya gushyiramo ijambo runaka ukumva ntabwo rizaza riryoshye nk'uko wabyifuzaga. Nubwo kaba gatoya, Imana ikaba igakoze, ntacyo biba bitwaye. Ni akabyizi k'Imana. Nuko katarimo inyuro. Oya, nta nyuro zirimo. Nta nyuro zirimo. Nyine katarimo inyuro, kuko abantu iyo baguhaye akabyizi arakubwira ati byeza neza kandi naguhaye akabyizi, ariko Imana yakwezereje nyine Imana ntabwo iturira abantu. hanyuma ndacyari kuri iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo ujya kuyandika ni naye mateka wari urimo? Iyi ndirimbo kuko numvisha ari inganzo y'umunyamwuka, ni Bibiliya, ni Hamani. Wari umeze ute? Iyi ndirimbo njya kuyandika, ubundi mfite indirimbo nyinshi, ariko mu by'ukuri buri ndirimbo igenda igira impamvu zayo. Iyi ndirimbo rero njya kuyandika njyewe, nagiye mbona hari uburyo wenda umuntu aba afite nk'ibintu bimurwanya, ibintu bimuhiga, bishaka kumugirira nabi, ariko igihe cyagera ndetse bikanabona bimufiteho ijambo. Iyo rero Imana ije ikakuraho bya bintu byari biguhagurukiye, uhita ubigereranya n'uko na kuriya kuntu Hamani yari amaze kugambanira Abayuda ashaka ko bapfa bakarangira. Noneho nanjye hari ibigeragezo nanyuzemo, kandi mbitewe n'abantu ku giti cyabo. Noneho numva Imana irankomeje, irahankura. Imaze kuhankura mbona ntibanankoreye ibyo bifuzaga kunkorera. Noneho ndangije ndavuga nti rero reka nanjye mpite nkora ino ndirimbo. Hari abandi bantu bazaba bameze nk'uko nanjye nari meze, noneho mbabwire ko inkware yo y'inyabugingo itorera mu itongo ry'umuntu wayihigaga. Ngo kavuge neza.
inkware y'ubunyabugingo karavuga ngo harimo incyuro. oya nta nyuro zirimo. inkware y'inyabugingo. urabona hari imigani no muri Bibiliya buri imigani iremewe ibamo. Kuko na Salomo nawe yagiye ayica. Noneho hari uburyo umuntu wenda atinda kumva ikinyarwanda vuba, ariko iyo ukoresheje nk'umugani, kuko na Yesu nawe yarayikoreshaga kugira ngo umuhanga we arabyumva vuba vuba, ariko uw'umuswa ntabwo abyumva vuba vuba. Inkware y'inyabugingo itorera mu itongo ry'uwayihigaga. Bivuze ngo ntabwo ushobora kwica ikintu isaha y'Imana itari yagera, ahubwo iyo isaha y'Imana igeze nibwo cya kintu gipfa. bivuze ngo rero umunyabugingo ntacyo azaba keretse Imana nivuga ngo nshyizeho iherezo ku buzima bwawe. Uko wamuhiga kose azabaho. Ushobora kuvuga uti amazi n'umuriro ndabifunze, ariko Imana ikiyeranje igakora ibishoboka byose, inkware y'inyabugingo ikabaho. Uyu munsi rero ngiye sinakurekura kuntu wabyinaga ugeze kutubwira ngo akavumbi karatumuka. Igira inyuma twagiye haleluya yego tambira Imana Mana ntazakora. Ayiwe tambira Imana. Imana y'amahoro igumugisha ikwishimire. Hanyuma n'icyumbishe urimo ubyina ndi kubyina. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndanezerewe. Amen. Iyo ndimo guhimbaza Imana numvise nagutse. Yego. Numvise mbohotse. Yego. Hari ibyari binsikamiye numvaga. Yego. Ndumva nongeye gukunda Imana buryoshye. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Dusoza nicyo wabwira abakurikirana Izabisoza TV cyakiri ku mutima wawe. Kavuga uyu munsi pe Izabisoza TV mukora ibi n'ibi, muhindura ibi n'ibi, mugire mbese inama numva nabagira nuko bajya bakurikirana izi video, kuko rimwe na rimwe hari igihe ukurikirana izi video kandi wenda nimba umuhanuzi yarari imbere yawe yarafashe mikrofone avuga, cyangwa se yafashe umwanya wo kugira ngo akuganirize. Rimwe na rimwe hari igihe umuti uva mu byo yakubwiraga ukizera. Wamara kwizera nimba wari umurwayi uburwayi bukagenda. Amen. Haleluya. Amen. Nimba wari ufite ingorane, wari ufite amadeni, ukizera ijambo ry'Imana, wajya kubona ukabona Imana ikoze igitangaza. Kuko nimba Imana ngiye mpagaze hano mba ndi kuvuga iby'Imana yankoreye. Nawe rero iyo uhagaze mu kwizera, ukizera ijambo ry'Imana, ukuramo igitangaza. Ndashaka rero ko bazajya bakurikirana ibi biganiro, bakumva ubutumwa bwiza, bakizera, Imana izajya ibashyigikira, bazajya bavanamo igitangaza. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kwishimira. Abakurikirana Izabisoza TV mubonye yuko
uyu munsi wa none twari turi gukora akantu k'ubuhanuzi ko kugira ngo namwe mubashe kwizera. Burya akenshi cyane iyo ukoze iby'Imana yaguhaye bigira inyungu nyinshi cyane. Mu ndirimbo zose mwagiye mwumva yagiye ahimba, mwumvisemo yuko yagiye zihabwa n'umwuka, kandi umwuka akagenda amuyobora muri Bibiliya. Iyo wagiye inyuma ya Bibiliya burya cyane ugatindayo urayoba, ariko igihe cyose uri mu ijambo ry'Imana ntubasha kuyoba, kuko ni wo muyobozi mwiza ukuyobora akakugeza ku Mana no kuri Kristo Yesu, n'umwuka wera akabigufashamo. Mbashimira rero ko mwabanye natwe kandi mukaba mwifuje no kuba uyu murimo wakomeza kwaguka. Muhamagara umushumba visionnaire, mbese munsi ya video twakoze uyu munsi hariho nimero z'umushumba, mumuhamagare abasengere, abaturiraho amavuta y'Imana. Ndabashimiye cyane. Imana amahoro ibaho umugisha. Tutararekura umwana w'Imana, reka tumusabe asenga Imana, kiretse niba hari ikindi yari afite ku mutima yavuga. Reka dusenga Imana. Gusa ndabashimiye abadukurikiranye mwese n'abazadukurikirana mwese, Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Amen. Mana nyiringabo, masha rero kubazakurikirana ibi biganiro byacu, kandi mucunguzi mwiza uzabashyigikize amaboko yawe, uzabarwanirira intambara, abashonje ubagaburire, abambaye ubusa ubambike, ababuze amacumbi yo kubamo uyabahe, abafite amadeni ubishyurire, abarwayi ubakize kubw'ijambo ryawe. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.